mbabwira abantu simbabwira insinzi y'icyaha nkabigisha muri Bibiliya byuzuyemo bitarimo insinzi y'icyaha nkabigisha igitekerezo cya Aburahamu, icya Mose, icya Ezekiyeli, icya Jeremiya, icya Yohana, simbigisha icya Yesu. Kuba ko Yesu yavuye mu ijuru, bariya bavuye mu ijuru se ibyabo bagiye muti aho wabigishije ibyo wavuye mu ijuru niba nsinzi y'icyaha ntabwo Jeremiya yansindira icyaha, ntabwo yahuye yansindira icyaha. Tugahera muri abo nk'uko narugaga ngo nimwumve ibyo Jeremiya yavuze, ngo nimwumve ibyo kanaka yavuze. Simbabwirwa wavuye mu ijuru, abo bananiwe aza kuduza niwe nsinzi y'icyaha. Iyo wamugize ukamwakira mu bwonko bwawe ntukore icyaha. Ni iki cyatumye mutangaza kandi mugaragaza ko mwaruza abantu? Yego, icyaha cyakorewe ku gasozi kivugirwe mu nzu, kivugirwe ku gasozi. mukore none se ninabivuga se bazamenya bate ko ntakiri impyisi wa wundi? Erega bakabinseka, ahubwo njye bintera ishema ko natinyutse nkabivuga kandi baze mbereke icyo mvuga ubu ngubu kidahuje n'ibyo. Abo bansanze baravuga ngo mpyisi, ndavuga Bibiliya ijambo ry'Imana barangiza ngo mpyisi, mbega ibicucu. Ndavuga ijambo ry'Imana rikubwiye, zana isomo rihinyuza ibyo mvuze, ariko uragiye ntuba ngo mpyisi. Ndavuga ijambo ry'Imana, simvuga ibya mpyisi n'ibya data. Dore uko Uwiteka avuga. Yesu ati nuguma muri jye nkaguma muri wowe ntuzakora icyaha. Nukuguma muri mpyisi se mva rega ngaho ibintu bishikiye, namwe mugatega amatwi bavuga mpyisi aho bavuze Yesu. Bazavuga mpyisi mwumve mpyisi mupfana ibyaha. Mpyisi zakiza abantu ibyaha. Ndakubwira umukiza ukiza abantu gukora icyaha. None se nutihana nabikoreye ku mugaragaro, utihanira ku mugaragaro.